reka ngushimire we wakoze subscribe ku muryango mugari wa Sadia TV. Umubiri w'umuntu buri rugingo rugira umumaro warwo wihariye. Impyiko ni mu rugingo rw'ibanze ku mubiri w'umuntu, zifite umumaro wo gusukura amaraso, zivanamo uburozi ndetse zibasha no kuringaniza ingano ya buri kintu gikoza amaraso. Aha twavugamo nk'imyunyungugu, isukari, ibinure ndetse na proteine biboneka mu maraso. Kwangirika kw'impyiko renal failure bifatwa nko kwangirika k'umubiri wose muri rusange, kuko amaraso atembera mu mubiri wose ntabwo aba agifite ubuziranenge buhagije. Dore ibintu 10 dukora buri munsi kandi byangiza impyiko zacu. Ibyo bintu nibyo ngiye kugutondorera kimwe ku kindi. Icya mbere, kutanywa amazi ahagije. Amazi yunganira impyiko mu gusohora imyanda mu mubiri, haba amazi asohoka mu byuya transpiration cyangwa mu nkari. Muri rusange impyiko ziyungurura litiro 190 z'amaraso ku munsi, ndetse zabasha no gusohora amazi ku kigero kiri hagati ya litiro 1.5 na litiro 2 mu nkari. Aya mazi asohokana n'imyanda ndetse n'ibindi bidakenewe muri rusange. Kurya cyangwa kunywa ibintu birimo isukari, glucose ku kigero cyo hejuru ni ikintu cya kabiri gishobora gutuma impyiko zawe zangirika cyane. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru The Clinical Journal of American Society Nephrology bugaragaza ko ibiribwa cyangwa ibinyobwa bikungahayemo isukari biri mu byongera ibyago byo kugira utuntu tw'utubuye mu mpyiko ku kigero cya 23%. Utu tubuye dutangira guteza ububabare bwa hato na hato mu muntu dufite, haba mu mpyiko nyirizina cyangwa mu ruhago rw'inkari. Ikindi, isukari ni kimwe mu bintu biremereza impyiko zihura nacyo mu gihe ziri kuyungurura amaraso, aho gufata ibintu birimo isukari nyinshi bishobora kuba byatera iyungurura rikozwe nabi, umuntu akaba yatangira gufatwa n'izindi ndwara zikomoka ku bwinshi bw'isukari nka diyabete, umubyibuho ukabije, obesity, nyuma yo kwangirika kw'impyiko. Ikintu cya gatatu cyangiza impyiko zawe cyane ni ukurya indyo irimo umunyu uri ku kigero cyo hejuru. Ikigero cyemewe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima w'OMS ni uko umuntu yagakwiriye kutarenza amagarama 5 ku munsi y'umunyu mu byo kurya ariye. Impyiko ziri gusohora amazi adakenewe mu mubiri bikorwa hagendewe ku ngano y'imyunyu nka sodium na potassium iba yenda kungana. Kurya indyo irimo umunyu mwinshi bituma sodium yiyongera ikarenga potassium, bityo impyiko zigatangira gutakaza ubushobozi bwo gufata amazi aba yabaye menshi mu turemangingo kugira ngo ziyasohore mu nkari. Bityo ubwinshi bw'amazi mu mubiri buhita bwiyongera n'umuvuduko w'amaraso, ndetse amaraso akagera no ku mpyiko afite umuvuduko mwinshi, ubushobozi bwo kuyayungurura zikagenda zibutakaza buhoro buhoro. Niho uzasanga umuntu ufite umuvuduko ukabije w'amaraso mbere na mbere abuzwa ibiribwa birimo umunyu, ubundi agahabwa imiti igabanya umuvuduko w'amaraso ndetse imiti ituma impyiko zibasha gusohora amazi menshi.
Nanone umuntu ufite umuvuduko w'amaraso biratinda akibasirwa n'izindi ndwara zirimo nka diyabete bitewe ahanini no kwangirika kw'impyiko zitakibasha kugena ingano y'iboneka mu maraso harimo n'isukari glucose. Gushaka kunyara ukabizinzika cyangwa se ukabyihorera ni kimwe mu kintu cya kane gituma impyiko zawe zangirika kandi cyane. Inkari zibamo ibintu by'umwanda n'uburozi bishobora gutwika igihu cy'imbere cy'uruhago igihe zitinzemo, bityo na mikorobe zitandukanye zikaboneraho kujya muri ibyo bisebe ndetse zikaba zakura zigakwira urwungano rw'inkari rwose harimo n'impyiko, bikaba byateza indwara zirimo zitandukanye aho hose. Ikintu cya gatanu gituma impyiko zawe zangirika kandi ku kigero cyo hejuru nicyo tugezeho: kubura umunyu ngugu wa magnesium cyangwa se magnesium ni ikintu cya gatanu gituma impyiko zawe zangirika cyane. Magnesium ni umunyu urinda utubuye tw'urwungano rw'inkari, ikaba iboneka mu binyampeke, mu mbuto n'imboga. Ikintu cya gatandatu gituma impyiko zawe zangirika kandi ku rugero rwo hejuru ni ukunywa ikawa irimo kafeyine cyangwa se kunywa ikawa nyinshi. Kunywa ikawa si bibi ubwabyo ku mpyiko, ariko ubwinshi bwayo bugira icyo buhindura ku itembera ry'amaraso. Byongera umuvuduko w'amaraso, ibi byongerera akazi kanini impyiko. Ni byiza kuringaniza iyi ngano ya kafeyine tunywa. Ikoreshwa ry'imiti igabanya ububabare painkillers ni ikintu cya karindwi gituma impyiko zawe zangirika cyane. Nubwo iyi miti igabanya ububabare izwi nka painkillers uyifata, ariko nanone ni umwanzi ukomeye ku mpyiko mu gihe ukoreshejwe mu buryo buhoraho. Nubwo imiti igabanya ububabare uyifata, ariko nanone ni umwanzi ukomeye ku mpyiko mu gihe ikoreshejwe mu buryo buhoraho. Nk'uko bitangazwa na Jean Paul Guillot, pharmacologie clinique, paracetamol ifatwa nabi ijya mu mwijima igahinduka ikintu cy'uburozi bw'umwijima ndetse bikagera no mu mpyiko. Ni byiza gusaba inama abahanga mu by'imiti ku bijyanye n'ikoreshwa ry'iyi miti, kuko yangiza impyiko zacu ku rugero rukomeye cyane. Tugeze ku kintu cya munani cyangiza impyiko zawe cyane: gufata ku kigero kirenze ibintu birimo alcohol cyangwa se kunywa inzoga ni kimwe mu bintu byangiza impyiko zawe cyane. Alcohol ibangamira impyiko mu kuyungurura amaraso, aho zigorwa no gusohora uburozi bumwe na bumwe ndetse no kuringaniza amazi mu mubiri muri rusange. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Cork bakoze ubushakashatsi burenga 20 ku bantu bagera ku 293. Basanzwe hari ihuriro rinini hagati ya alcohol mu mubiri ndetse no kwangirika kw'impyiko renal failure. Alcohol ituma impyiko zirekura amazi menshi hanze y'umubiri diuretic. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ashaka kunyara buri kanya. Gufata alcohol ku kigero cyo hejuru imenyereweho kwangiza umwijima ndetse ikanangiza uturemangingo tw'ubwonko. Tugeze ku kintu cya 9 gituma impyiko zawe zangirika cyane. Ikintu cya 9 ni ukurya inyama z'imihore, viande rouge.
kurya inyama z'imihore. Kuko Dr Isabelle Tostivint, muganga w'indwara z'impyiko, abitangaza, inyama z'imihore zikozwe na poroteyine nyinshi. Kurya inyama z'imihore mu buryo bukabije bituma amaraso abamo umwanda, poroteyine nyinshi zidakenewe n'umubiri. Ibi bituma impyiko zikora akazi kanini kugira ngo zihangane n'iri zamuka ry'imyanda mu maraso. Ubundi umuntu aba agomba kurya amagarama angana n'ibiro afite. Niba umuntu afite ibiro 70, yemerewe amagarama 70 y'izi nyama. Ikindi, bene izi nyama zibonekamo aside izwi nka acide phosphorique na acide urique. Izi acide zigira uruhare mu gukorwa k'utubuye twangiza impyiko. Ibikomoka ku bimera bigomba kuribwa ku bwinshi mu kugabanya bene izi acide zongerwa n'ibikomoka ku nyamaswa. Tugeze ku kintu cya cumi ari nacyo cya nyuma cyangiza impyiko zawe cyane. Iki kintu cya cumi ari nacyo cya nyuma cyangiza impyiko zawe tutacyitayeho cyane, impyiko zacu zirangirika kandi ku rugero rwo hejuru. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma gituma impyiko zawe zangirika cyane ni ukunywa itabi. Kunywa itabi biri ku isonga mu bitera kanseri y'impyiko ndetse n'uruhago rw'inkari. Kuko ikigo cy'Amerika gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri kibitangaza, mu nkari z'abanywa b'itabi habonekamo ikigero cyo hejuru cya poroteyine, ikimenyetso cyerekana kwangirika kw'impyiko. Nyuma yo kunanirwa kwazo, umuntu ashobora kurwara impyiko burundu, aho bamukorera dialysis, bizwi nko kumushyiraho imashini isimbura impyiko cyangwa bakamusimburiza impyiko. Kurinda ukwangirika kw'impyiko ni no kurinda ubuzima bw'umubiri wose muri rusange. Mu gihe impyiko zangiritse, umubiri wose muri rusange urangirika, ndetse n'ikoreshwa ry'imiti ku murwayi riragorana kuko nayo ihita iba uburozi ku mubiri, kuko ingano ikeneye mu maraso ihita ihindagurika. Ibyo bikaba ari ibintu 10 twabateguriye bituma impyiko zanyu zangirika ku kigero kiri hejuru. Icya mbere ni ukutanywa amazi ahagije. Icya kabiri, kurya cyangwa kunywa ibintu birimo isukari glucose ku kigero cyo hejuru. Icya gatatu, indyo irimo umunyu ku kigero cyo hejuru. Icya kane ni ugushaka kunyara ukabizinziga cyangwa se gushaka kunyara ukifata. Icya gatanu ni ukubura umunyu ngugu wa magnesium. Icya gatandatu ni ukunywa ikawa nyinshi kafeyine. Icya karindwi ni ikoreshwa ry'imiti igabanya ububabare painkillers. Icya munani ni ugufata ku kigero kirenze ibintu birimo alcohol cyangwa se kunywa inzoga. Icya 9 ni ukurya inyama z'imihore viande rouge. Icya 10 ni ukunywa itabi. Ibyo bikaba ari ibintu twabateguriye bikomeza gutuma impyiko zanyu zangirika kandi cyane.